Okay, nta kintu gishya ndi bubabwire, gusa ngiye kongera mbasubiriremo mbereke neza akantu ku kandi uburyo ikizamini kizakorwa ku rubuga rwa Mifotra. Ku bantu basabye akazi ka education, be ready. Wowe icyo uzakora, uzajya kuri website ya Mifotra ukoresheje web browser iyo ari yo yose. Ishobora kuba Google Chrome, ishobora kuba Mozilla, ishobora kuba Microsoft Edge, cyangwa se indi iyo ari yo yose uzasanga kuri computer bitewe n'aho ikizamini kizakorerwa. Icyo uzakora, uzandikamo www.mifotra.gov.rw, RW nta a ijyaho. Nusoza gukanda ibyo ngibyo, dore ngibi hano muri browser, ukimara kubikanda wowe icyo ukora, uhita ujya kuri website ya Mifotra, reba aha handitse e-recruitment, ni nyuma ya home about mandate service, ni nyuma yaho gato ya services handitse e-recruitment, hakande. Ukimara kuhakanda urahita ubona website imwe twasabiyeho akazi imeze itya. Kanda aha handitse login. Iyi login urayibona mu kuboko kw'iburyo akana hejuru. Iburyo ahagana hejuru kanda login. Ukimara kuyikanda iragaragara itya. Aha handitse username, shyiramo email yawe, email wahawe n'umuntu wagufunguriye cyangwa se baguhaye ukimara gufungura email ukoresha. Aha hasi andikamo password. Ukimara kuyandikamo kanda login. Aha hepfo yaho gatoya yaho washyize password handitse login. Ukimara kuyikanda irahita igira view isa itya. Ukibona isa itya, reba ibumoso muri site hari ahanditse home profile, handitse applications. Kanda ahanditse applications. Ukimara kuhakanda haraza imyanya wasabyeho akazi. Iyo myanya yose ukigaragara, irebe neza, urebe aho wasabye institution or employer ni REB, abenshi ku job title ni ubwoko bw'akazi, application date itariki wasabiyeho. Ibi ngibi sibyo bigenderewe cyane, ahubwo we reba aha ku ruhande hahera iburyo, reba ahanditse ngo start exam mu ibara ry'ubururu. Kanda aho handitse start exam. Ukimara kuhakanda harahita haza view imeze itya, ahanditseho ngo click here to view exam mu ibara ry'ubururu nanone ku ruhande rw'ibumoso. Kanda aho handitseho ngo click here to view exam. Ukimara kuhakanda harahita haza aka kantu kameze gutya kanditseho start timer. Start timer ubwo utangire, iminota irahita itangira kubara hejuru. Ukimara kuyikandaho rero harahita haza exam ugiye gukora. Ikimara kuzaho mu ruhande rw'iburyo, ku ruhande ahantu handitse instructions, ku ruhande rwanditse ngo show. Hakande urebe instruction uri buhabwe. Ukimara kuzibona ngizi zisome. Ukimara kuzisoma hanyuma noneho garuka kuri bya bibazo byawe, genda question 1 uhitemo ikibazo, question 2 uhitemo ikibazo. Ukigikanda hitamo igisubizo cy'icyo mu matrices baguhaye. Nurangiza kandi save aha hasi. Urakanda ku kibazo kizane, usoza kugisubiza ukanda save. Numara kubisubiza byose urahita ubona hejuru hari ahantu handitse ngo submit exam mu ibara ry'icyatsi. Kanda aho handitse ngo submit exam. Ukimara kuhakanda urahita ubona amanota wabonye muri exam wakoze. Niba ari fail biragaragara, niba ari pass, succeed urahita ubibona ko wasucceedinze exact. Uhita ubona n'umubare w'amanota wagize muri icyo kizamini.
Mwakoze rero kunkurikira, ikintu musaba kanda subscribe niba ushaka ko buri kintu cyose nshyizeho kijya kikugeraho. Si subscribe gusa, reba hirya hano hari akazogera nako ugakandeho. Buri kintu cyose nzajya nshyiraho uzajya uhita ukibona ako kanya bitakugoye. Saba mwakoze rero kunkurikira, Imana ibahe umugisha. Thank you for watching. Subscribe down there on my YouTube channel. See you next time. Nakagaruka.